cya mbere kibaho ni uguhombera Imana. Icyaha cya mbere ni ukuba Imana yaragushyiriyeho gahunda kuyikora ntuyikore. Nicyo cyaha. Na Adamu na Eva bahombeye Imana. Yesu nashimwe inshuti z'Imana, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe ni Pastor Placide none nagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ahangaha nk'ibisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu bami ba kabiri ni ibice bitandatu, turaza guhera ku murongo wa 8 twumva iki ijambo ry'Imana ashaka kutubwira n'iki Imana ashaka kuvugana natwe muri aka kanya nk'aka ngaka. Iteka ryose yo ijambo ry'Imana rije riba rifite icyo rigambiriye gukora, riba rifite icyo rishaka guhindura ku buzima bwacu. Hari aho riba rishaka gusenya naho rishaka kubaka, ikinagira ngo wenda nacyo mucyumve neza. Gusenya mvuga ntago ari ugusenya kugira ngo usenye, kandi riba rishaka gusenya ibyo Satani aba yarubatse bitari byo, rishaka kubaka iby'Imana, ishaka ko byubakika ku buzima bwacu. Rero niryo twireberamo, ni naryo ritwereka abo turiho, naryo ritwereka icyo dukwiriye gukora nabo dukwiye kubaho. Imana rero nibaha umugisha cyane. Tugiye kuganira rero kuri ijambo riri mu bami ba kabiri. Ni inkuru z'umugabo w'umuhanuzi bita Elisa wakoreye Imana mu buryo budasanzwe kandi wabereye umumaro igihugu cya Isiraheli. Uburyo yakibereyemo umumaro, nawe hari Imana ishaka ko wakora kugira umumaro. Hano turi buze kuganira na umuntu haye umutwe w'amagambo kugira umumaro mu gihugu cyawe. Kugira umumaro mu gihugu cyawe, hari gishobora kugira umumaro igihugu nk'igihugu nyine gifite ubuyobozi bugikuriye. Hari n'igihe ugomba kugira umumaro igihugu nkawe ubwawe n'umuryango wawe. Abo bose baragukeneye, kandi abo bose bakeneye ko hari icyo wabamarira, hari icyo wabagezaho. Iyo Imana igushyize ahantu iteka ryose yagushyira kugira ngo ugire ikintu wahindura. Iyo utashye rero cyangwa ukava aho hantu washyizwe ntacyo uhinduye, ubuhombeye Imana, niko nabyita. Kuba bidakuze ntabwo ari kubera ko Imana yashatse ko bidakunda, ahubwo ni wowe wabiteye, kubera ko Imana yishaka yuko tugira umumaro. Imana ishaka ko hari icyo duhindura. Buri muntu wese mu byo ashoboye, iyo atabikoze Imana yarabiguhaye ngo bikore, ni ikosa. Ubundi icyaha cya mbere kibaho ni uguhombera Imana. Icyaha cya mbere ni ukuba Imana yaragushyiriyeho gahunda kuyikora ntuyikore. Nicyo cyaha. Na Adamu na Eva bahombeye Imana. Ikintu bakoze iby'Imana itababwira, uvuga ngo purpose ikimana yari yabaremeye kugira ngo babereho, baragihindura bashaka kuberaho ibindi bintu no kumvira ikindi kintu kitari no muri gahunda y'Imana. Ngo rero urumva icyaha no guhindura gahunda Imana yari yagushyiriyeho gukora. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo w'Imana ngo muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisiraheli maze akajya inama n'abagaragu be, akavuga ati turamanukira irunaka, niho urugerero rwanjye ruzabera. 9 Ariko umuntu w'Imana agatuma ku Bisiraheli ati mwirinde guca irunaka, kuko ariho Abisiriya bamanukira gutera. Umurongo wa 10 umwami w'Isiraheli nawe agatuma intumwa aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amubwiye, nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Haleluya. Umwami wa Isiraheli na umwami w'Isiriya yajyaga ategura urugerero cyangwa se ategura urugamba, akavuga ngo ngiye ndaza gutegera ibico cyangwa se ndajya gutega ambush Abisiraheli ahana. Noneho ngo umuntu w'Imana ari wo muhanuzi Elisa agatuma ku Bisiraheli akababwira ngo ntimuze guciza inzira, kubera ko umwami wa w'Isiriya arashaka kubategera hariya. Hanyuma umwami wa Isiraheli nawe agahita akora ikintu cyitwa gutuma intumwa ikajya kubwira ingabo ze aho umwami w'Isiraheli buze kuza kumutegera. Noneho ngo akagenda akira. Ntabwo byabaye rimwe, nta nubwo byabaye kabiri. Tumanutse gato imbere yaho dusanga umwami w'Isiriya yagiye mu ngabo ze, arabaza ngo ariko ninde muntu wifatanyije n'umwami w'Isiraheli ko akunda kumenya amakuru y'ibyo napanze gukora? Ninde muntu wabikoze kweli? Abagaragu baravuga ngo hari umuntu muri Isiraheli w'umuhanuzi bita Elisa, niwe wumva ibyo tuvugira mu rwongorera naho tuba turi tuganira, akabibwira umwami wa Isiraheli. Elisa yari umuhanuzi nkuko nabivuze, ariko yari umuhanuzi ukuze ufitiye umumaro igihugu cyiwe. Twebwe abantu bavuga ko bakorera Imana, natwe niko dukwiye kuba, cyangwa se buri muntu wese mu muryango we, buri muntu wese mu gihugu cyiwe agomba kugirira umumaro igihugu cyiwe. Kuba umunyamumaro nicyo kintu cya mbere Imana idukwiye.